zose z'isi cyangwa se z'igihugu cyacu. Twizere ko mukomeje kugubwa neza na gahunda dukomeza kubagezaho. Uyu munsi rero twabonye ibintu tutakomeza kubyihererana, tuza kubereka uburyo turi gukorera amafaranga muri iyi minsi wiyicariye iwawe mu rugo utahavuye. Ni ukuvuga ngo urareba iyi video urarangiza kuyireba ndetse wabashije gusobanukirwa neza amafaranga ndayakorera gute. 50 buri cyumweru ni ibintu bitangaje. Washoye 4200 biroroshye cyane wiyicariye iwawe. Ni kampani y'aba Nigeria, aya mahirwe ntagucike, dore iyi bonus yenda kurangira. Wowe ewana ibintu reka dusangire tubikwereke. Mu utangirana n'iyi video urimo kureba, ujya muri description ukareba link irimo, cyangwa se muri kuri comment ya mbere ndagera urimo urabireba. Twebwe reka duce kuri description, ariko n'ubundi nushaka wowe nubona muri description biri kwanga, comment ya mbere ibanza izaba ari iyo ngiyo n'ubundi fresh. Ugakandeho link ishobora kuba hano muri description, cyangwa se n'aha kabiri tugiye kukwereka ahangaha muri comment ya mbere. Ukireba iyi video ukirangiza uhita ugenda kuri comment ya mbere bateye, urasangaho link ikujyana mu creating account. Noneho niyo tugiye gukandaho, tugenda tubikwereka byose, n'uburyo uzinjiza n'uburyo uzajya bikuza buri cyumweru. Kanda kuri ako ga fresh kamanuka, wamara kugakanda ubwo ni kuri iyi video nyine, ujya muri description ugahita ukanda kuri iyo link. Noneho iyo umaze kuyikanda urategereza bikaza kuri aho ngaho, ugahita umanuka. Urabona ngo ni regain register, ukamanuka gato ugahita utangira kuzuzamo imyirondoro yawe. Aho nta mazina yawe yombi, ubanza gushyiramo amazina yawe. Reka wenda dushyiremo Mugisha Rocky. Hanyuma nitumara kubishyiramo tujya hakurikira kuri email address, wandikemo email yawe ukoresha. Ni optional, ni ukuvuga ni itegeko kuba ufite email. Utayifite wabanza ukayishaka, kuko aha ntago wakinjiramo utayifite. Reka nshyiramo email yanjye. Hanyuma nimara gushyiramo email uramanuka ujyanse phone number, ushyiremo nomero yawe. Numara gushyiramo nomero yawe, noneho reka twandikemo nomero. Uhita umanuka handitse gender, ukore select sex, ushyiramo male niba uri umugabo, niba uri umugore ushyiramo female. Ukore select country, uhitemo Rwanda niba uri mu Rwanda, nako uri umunyarwanda. Ushyiremo username, izina uzajya ukoresha, ariko ntabwo wemerewe gusigamo espace, ni ukuvuga ugomba kwandika ijambo rimwe. Niyo mpamvu twanditse hano Mugisha Rocky bifatanye. Nirangiza duhite twandikamo password uzajya ukoresha. Twandikamo password. Noneho numara kwandika password, then ukore ahanditse register. Numara gukanda ahanditse register, utegereze. Noneho urabona barambwiye ngo username has been taken, ni ukuvuga iriya username nakoresheje yarafashwe. Nsubira ahandi hari username, ukamanuka gato ahari username, mwihangane gato nanjye muri full name hatariho username. Aha twashyizemo Mugisha Rocky, ugahita ubihindura ugashyiramo irindi jambo ritafashwe n'undi muntu uwo ari we wese, ugahita wongera ugakanda register. Ugahita harambwiye ngo hari ibintu ntujuje kubera ko bihita bivamo. Reka dushyiremo gender umuhungu, n'igihugu Rwanda. Uhita ukanda ushyiramo password yawe, ukanda register. Hanyuma numara gukora register uragenda bihita biza gutya, bigaruka gutya. None ugahita ushyiramo ya username mu creatinze, ugashyiramo na password wa creatinze byose nyine. Hanyuma ugahita ukanda aha handitse login.
maze gukanda handitse login, hahita haza ahantu bakubwira ngo nkuko mubireba congratulations, wakoze umaze gukora registration, ubu creating account. Hanyuma ugiye kwishyura ya 4,200. ndahita nkwereka n'uburyo ukorera amafaranga wo komeza urebe iyi video kugeza irangiye, nibwo uri busobanukirwe neza. Turarangiza wamaze no kubikuza, uburyo ubikuza wayakoreye ndetse ukanayabikuza, niko iyi video iri burangire tumaze kukubwira, tumaze no kukwereka. Bivuze gusa gukwiriye ukayirangiza. Noneho ahantu standard kwishyura bya 4,200 uramanuka munsi ugakanda handitse sign up. Kandi ibi bintu ahantu ukora sign up, ibi bintu uzabisharinga inshuti n'abavandimwe nubona bikora, kandi ntuzibagirwe kuza gushyiraho like na comment mu gihe byaguhiriye. Aha noneho ushyiraho guhitamo niba ari pay with mobile money cyangwa pay with card, ariko n'ubundi iyo ukiyafungura kuko waregistered phone number bihita byizana aho kwandikamo phone number ukishyura ukoresheje mobile money. Ni ukuvuga biranoroshye, ntabwo bari gusaba ibintu ngo by'amabanki n'ibiki. Reka twandikemo nomero. Noneho iyo tumaze kwandikamo nomero uhita ukanda pay, aho ngaho handitse pay 1 francs 102. Hanyuma iyo umaze kuhakanda processing, uhita ukanda handitse proceed. Hanyuma iyo umaze gukanda handitse proceed urategerezaho gato. Numara gukora ibi bintu ukazabona byakunze rwose, uzaze ushyiremo comment uvuge ko amafaranga uyabona kugira n'abandi babashe kubyizana. Noneho bakubwiye ngo enter terminal verification OTP sent via SMS. Ni ukuvuga reka duhite tugenda muri message ya phone, kuko iyo simukadi ugomba kuba ifite muri iyo phone yawe, ariko muzi no kureba message hari hejuru muri notification. Reka tujye muri message uyikandeho. Hari phone zimwe na zimwe iyo uvuye mukajya muri message ibintu byose bihita biva mu kongera ugatangira. Bivuze message ugomba kuyireba hari hejuru. Dore noneho ngiyi message urayiterura ngo ni 3185669, ukaza ukayandikamo aha. Hanyuma iyo umaze kuyandikamo uhita ukanda validate OTP. Hanyuma ni verifying. Noneho ugategerezaho gato, urabona ngo ni kwemeza kubikuza. Mobile money ubwayo ihita ikubwira, hanyuma ugahita wandikamo rimwe mwaho ngaho yo kwemeza kubikuza. Tukwibutsa ko aka video wagasharinga inshuti n'abavandimwe kugira nabo babashe aya mahirwe ntabacike yo gukorera aya mafaranga. Rwose ntabwo aya mafaranga waza kubura icyo uzayakoza. Aha no gushyiramo pin yawe, pin murabizi ya mobile money. Warangiza ugahita ukanda handitse send. Imaze gukanda handitse send ni ukuvuga uba wishyuye, bahita bakubwira you have successfully paid. Ugahita ukanda continue, ibintu nk'ibyo. Noneho iyo umaze kwishyura biza bimeze gutya. Urabona umanuka gake gake. Hano hari amazina yawe. Hano ukindi registering bahita bagwa amafaranga. Urabona ufitemo 320. Noneho ukanda handitse my account na boni use. Ni ukuvuga igituma winjiza amafaranga nicyo tugiye gukora. Noneho no kugenda utera comment ku makuru, ariko waciye hara kuri inaboni use nkuko tuhakweretse. Uhita ukanda kuri ayo magambo ubwo ni link ikujyana kuri iyi nkuru. Bategereza gato iyo nkuru igafunguka. Iyo nkuru ifungutse noneho uramanuka gato, urabona no gusa ntago wirirwa unabisoma iyo bishatse. Urabona abantu benshi bagiye bana commentinga thank you for this, ibintu nk'ibyo. Hanyuma nawe ukamanuka ahanditse ahari aka box ka comment, ugakanda mwaho ngaho. Iyo ukanzemo keyboard izamuka ukandikamo amagambo 3 ushaka ukandikamo okay. Hanyuma ugahita ukanda handitse post comment. Ukanze post comment urategereza gato. ndagira ngo urabyibuka ko hasize dufite 320 kuri balance hari inyuma. Aha ngaha barakubwiye wenjeje 40, ukakanda okay.
reka gusa ntabwo ari 40 uba winjije, ni ereri bakoze. Reka dusubire hariya kuri profile, niho ujya kurebera amafaranga ugejeje. Ukanze hariya hejuru kuri my account, then ugakanda kuri profile, ugahita umanuka. Twari dufite 320, urabona tugira 400, ni ukuvuga hiyongeyeho amafaranga 80 y'u Rwanda kuri comment imwe gusa. Usubira hariya muri enable news, noneho ubwo igikurikira ni iki, uragenda. Twari turangije inkuru ya mbere, wemerewe gutera comment imwe gusa, ukajya ku nkuru ya kabiri. Ntabikiza amakuru yo ahora hari, amakuru ntabwo yashira ewana, bega akayabo k'amafaranga aha wahita uyakorera, kuko barimo kuzamura ikinyamakuru cyabo, ibintu nk'ibyo banakora ama investment. Noneho hano uramanuka, twongere dutere comment imwe, ukanda mwaho ukandikamo okay cyangwa se thank you for the news, ibintu nk'ibyo, ariko minimum ni amagambo 3. Ugahita ukanda handitse post comment. Hanyuma iyo umaze kwakanda, urategerezaho gato, ukoreye 40, ariko twamaze kubona ko ukoreye 80 mu by'ukuri. Noneho iyo ushatse kumanuka hano munsi ya za comment, urabona za nkuru zose twabonaga kuri rwa rutonde n'ubundi yayindi twari tugezeho. Dore ngizo ugenda uzikanda, noneho wagera kuri iyi birangiriyeho, wamaze guteraho comment hose imwe. Ubwo ugomba kwibuka aho wateye n'aho utateye, kuko bahita bakubwira ngo wahateye comment iyo wongeye kuyitera bwa kabiri. Noneho uhita uzamuka, wabonye iriya nkuru twari tugezeho ngo yanditseho canon n'ibindi. Hanyuma uhita ugaruka hahandi muri enable news, kuri yayindi wari ugezeho. Noneho kubera ko ziba zishize hahandi twari turi munsi y'amakomenti, uhita uza, urabona ngo iyi con once, ukahita umanuka guhera kuri iyi ya Texas zose, ukagenda ugaruka commentingaho. Noneho icyo wibuka nuko iyi nkuru none ari nyinshi cyane, usanga naho handitseho previous na next, ukajya kuri page ikurikira, mbega ugatera amakomenti kugeza handi nyine nawe urumva amafaranga nawe uyinjiza kabisa kweri. Hanyuma ukagaruka, dusubire kuri profile. Twari dufite turuwasa, twari dufite 400, ubu ahisamo 480 kubera ko twateye comment 2 gusa. Wowe twakugayidingaga kugira uzabashe kugira. Noneho kugira winjizemo umuntu, utumira umuntu, ukanda handitse copy link munsi ya profile, handi kuri dashboard kuri your profile. Iyo ukanze copy link, bahita kugira why copy has been copied. Hanyuma ushaka wanakanda aho ngaho ngo share my referral link via WhatsApp. Nukuvuga ukiyakanda, wahita WhatsApp yawe ihita bishaka kukwereka ko ufungura na WhatsApp. Urabona ushatse wahita ukora open with GB WhatsApp cyangwa WhatsApp ufite muri phone yawe, ugahita iyo link uhita uyohereza wa muntu ushaka. Ni nayo uzajya ukoresha ugaruka kwinjiramo. Iyo link urayikopiya ukayibika ahantu, ukajya uyikoresha ugakanda handitse login, ugashyiramo byawe hejuru. Noneho iyo ushaka aho uzajya ubikuriza, ujya kuri update payment details, wandikamo abarimo username yawe, ushyiramo amazina yawe ya mobile money. Iyo uri gukoresha mobile money, aha ukanda handitse mobile select network, ugakanda handitse yes. Hanyuma ukandikamo aho na mobile money number ushaka ko bazajya babikuzaho, ugahita ukanda update. Iyo bikanze, aho niho amafaranga yawe agenda ajya buri gihe, buri cyumweru barabikuza. Amafaranga yawe yakubanye menshi. Noneho recent payment no kureba iyo uheruka kwishyurwa, urabona mperuka kubona 10,000, kandi urumva nashoye 4,200 gusa. Kugira ubikuza aya mafaranga biba bigusaba ngo byibuze ube waratumiye abantu 2 muri ibi bintu. Hanyuma withdraw status, kujyanye no kubikuza uyu munsi, aka video nagakoze. No kuvuga bagira iminsi yo kubikuza yose, bayatanga kenshi kuwa gatanu, kuwa gatandatu no ku cyumweru. Ubwo wemerewe kubikuza indi minsi, ariko bikaba pending, bakazahita bayakwishyirira kuri mobile money yawe nyuma y'iminsi mike. No kuvuga ikibazo cyose uzagira, uzahita uza hano kuri iyi video, utere comment ubaza icyo kibazo. Tuzaba duhari kugira dusubize ikibazo wagize,
yego murakoze cyane. Noneho ikindi ni ukumenya yuko winjizamo abantu babiri ubundi ukajya ubikuza rwose wishimye amafaranga buri cyumweru. Ni ukuvuga ndakeka ni ibyo. Iyi ni gurupe murabibona ibamo abantu 138. Ni ukuvuga ni gurupe iba yarakozwe n'umuntu wagiyemo mu Rwanda, abo yashyizemo noneho ntibashyira muri iyo gurupe, abo bantu yabashyira muri gurupe nabo bakajya bashyiramo abo bashyizemo. Niyo mpamvu ubona iriya gurupe irimo abantu bake 130 na bangahe gusa, ariko urumva ni ibintu bikora abantu bose muri iriya gurupe. Urabona ama screenshot babikuje nabikuje, ni ibintu mbega ni ibyishimo no muri gurupe nibyo baba bari kwandika, mbega amafaranga twaratomboye. Nanjye rero niyo mpamvu nifuje kubikusangiza umunyarwanda muri rusange, kugira ngo nawe aya mahirwe ntagucike. Aya mafaranga ntabwo yabura ikintu akugezaho ngo aguteze imbere. Ewana ababanye natwe mugatangira iyi video natwe mukayirangizanya natwe, mwakoze cyane. Ndetse ibi bintu numara kubijyamo bigakunda ukabona birimo gukora neza, ntuzibagirwe kugaruka ngo utere comment ndetse ushyireho na like kuri iyi video. Ntabwo n'ibyo byonyine twebwe twabasha kugusaba, kuko ewana kabisa no kubigusangiza nawe ukabasha gutera imbere. Tera imbere utere imbere.